reka ngushimire uri uw'agaciro cyane kuba uhisemo kuza kuri iyi channel. Iyi ni channel uzajya ukurikira ibiganiro byagufasha gutera imbere, ibiganiro bijyanye n'abahanzi, amafilime ndetse n'ibindi byose byiza. Mugiye kubana muri iki kiganiro ni Mafiyeri Rwanda nk'ibisanzwe. Dore ibintu by'ingenzi byagufasha gutera imbere mu buzima bwawe. Mu buzima bwacu hari abantu batamenya ko ibyo umuntu ageraho byiza cyangwa bibi aba yarabigizemo uruhare ruziguye cyangwa rutaziguye binyuze mu bitekerezo cyangwa mu bikorwa akora. Urubuga Elcrema rutanga inama ku bijyanye n'ubuzima, imibereho n'umuryango. Rwatanze inama zafasha umuntu ku giti cye kugira uruhare mu gutera imbere. Inama ya mbere uru rubuga rutanga kwibanda ku byo ushaka kugeraho. Kugira ngo umuntu agere ku bintu yifuza mu buzima bisaba ko ari byo yibandaho. Kumenya icyo wifuza, kugishyiraho umutima n'imbaraga zawe nibyo bituma bigerwaho. Iyo ubashije kwita kuri iryo hame uba utangiye urugendo rw'iterambere wifuza kugeraho. Inama ya kabiri uru rubuga rutanga kuba umuntu mwiza. Igihe ukeneye ibintu byiza nawe ugomba kuba mwiza. Ibintu bigerwaho n'abantu beza batabishakira mu nzira mbi. Uhora witeguye kwakira ibintu byiza no kubyitwaramo neza nibwo buryo bwo gutera imbere. Inama ya gatatu uru rubuga rutanga kwitandukanya n'ibitekerezo biguca intege. Kugera ku bintu byiza kandi by'ingirakamaro biraharanirwa ukarenga ibiguca intege. Nta muntu ugera ku bintu byiza atarahuye n'ibimuca intege, harimo na zimwe mu nshuti ze. Iyo rero utimenyereje kubyima amatwi hakiri kare uba utsinzwe. Ibitekerezo byubaka kandi bizima bigomba kurusha imbaraga ibi bihura nabyo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Inama ya kane uru rubuga rutanga guhora utekereza ibyiza. Mu buzima bwa buri munsi uhura n'ibyiza n'ibibi. Iyo umutima wawe ukinguriye ibyiza nibyo biwubamo. Iyo uhaye rugari bibi nabyo birawuganza. Guhora ubona ibintu mu buryo bwiza bigufasha kubona ko ibintu byose bishoboka kandi ukanabigeraho. Burya iyo wamaze kwiheba mu ntekerezo zawe hamaze kwangirika biragora kuba wagira ibintu bikomeye ugeraho, kuko ubusanzwe ibyo umuntu yibwira aba ari nabyo akora. Inama ya gatanu uru rubuga rutanga kwihangana ni rwo rufunguzo. Kutihangana guhitana abantu benshi bagapfa. No mu bijyanye n'iterambere iko bimera. Iyo utihanganye ngo uvunike ndetse wizere ko ibintu byose bishoboka, uguma aho wari uri ndetse ahubwo ukaba wanasubira inyuma cyane. Ibijyanye no gutera imbere, kugera ku ntego wihaye bimeze nko gutera urubuto rukamera, ukarubagara, ukarutera umuti, rukazera, ukarusarura. Ntabwo ugomba guhita wumva ko urwo rubuto ruzera mu masaha 24. Inama ya gatandatu uru rubuga rutanga udategereza ko ibintu byikora. Nta kintu gipfa kwizana. Iyo ushaka ikintu uragikorera, ibyo birazwi. Iyo ufite intego ugomba gukora kugira ngo uyigereho, kuruta gutegereza ko hari ikizaba cy'amahirwe cyangwa gusenga cyane bikizana. Oya, kugira ngo ugere ku byo wifuza urakora. Baca umugani ngo ushaka inka ryama nkazo. Wicibwa intege n'ibitagenda neza. Iki ni ikintu umuntu ushaka kugera kure agomba kwitaho. Ntabwo ibyiza bihora bigerwaho ku ikubitiro. Nta nubwo bivuga ko kugira ngo utere imbere utazahura n'inzitizi.
insinzi ariko ntizigomba kuguhera. Gukora ikintu ntigihite kigerwaho ugatsindwa ntabwo bikwiye kuguca intege, ahubwo ubyigiraho amasomo azatuma utongera kugwa muri uwo mutego, ahubwo bikagufasha kugera kure cyane. Ngibyo bimwe mu bizagufasha kugera ku byo wifuza, cyangwa mu yandi magambo kugera ku nzozi zawe. Ndagushimiye cyane ko wakurikiye iki kiganiro kuri Mafiyeri Entertainment. Ukaba wakigezwagaho nanjye Mafiyeri Rwanda nk'ibisanzwe. Kanda subscribe kuri iyo channel, reba hasi ahantu hari akazogera ukandeho kugira ngo uzajye ubasha gukurikira izindi video n'ibindi biganiro byiza bizajya bitambuka kuri iyi channel. Reka mbibutse ko iyi channel izajya inyuzwaho ibiganiro bijyanye n'imyidagaduro, amafilime, komedi, abahanzi, amakuru y'ibyamamare ndetse n'ibindi byose bitandukanye by'imyidagaduro. Ndabashimiye, mwari kumwe na Mafiyeri nk'ibisanzwe.